Mahoro y'Imana nanone uyu ni umunsi wa 248 muri uyu mwaka. Mahirwe masha duhawe yo gutera intambwe nsha. Wirinde ugwiza ubwenge. Zaburi ya 53 umurongo wa 2. Umupfapfa ajya yibwira ati nta mana iriho, bononekaye bakiraniwe ibyo kwangwa urunuka nta ukora ibyiza. Uyu munsi Mwuka w'Imana aje kukuyobora no kukwereka inzira y'ukuri ukwiriye gucamo. Rinda ibitekerezo byawe, urinde n'umutima wawe, kuko niwakira ibibi ko bikwinjiramo, umutima wawe n'intekerezo zawe uzabihindura ikimoteri kijugunywamo imyanda mibi. Ariko nanone nubirinda uzabihindura ibitabo by'ubwenge bikomeye n'ububiko bukomeye bw'ubwenge, kuko uzakira iby'ubwenge bije kukubaka. Bazakugana, bazagushaka bashishikajwe no kureba ubwenge bukurimo. Nutega amatwi iby'ubwenge Uwiteka yagutegekeye. Rinda umutima wawe, urinde intekerezo zawe, wirinde mu byo ukora, wirinde mu byo uvuga. Ntutushe ngo wibagirwe ko Uwiteka ari uguteruye, wibagirwe ko ari ukurebera amanywa nijoro, ari ukurinda, ari umwuka uhumeka, ari utuma ubwonko bukora, ari utuma umeze uko umeze uko, ngo ubyibagirwe utangire utekereze ko ari imbaraga zawe cyangwa ubumenyi bwawe. Ibyo nubigeraho uzaba wamaze gutakaza ubwenge, kuko ubwenge ni ukubaho Uwiteka byonyine nta kindi. Bumunyabwenge nk'uko Uwiteka abigushakaho, abikuyoboramo. Mwami Imana ikomeye, turagushimye, urakoze kubw'uyu munsi, kubw'iyi neza yawe utweretse abo ukunda urabacyaha. Urakoze cyane, amen.